Nongeye kubasuhuza cyane mu izina rya Yesu. Ni Pastor Muziranenge inshuti yanyu nanone ugarutse. Ndashimira Imana kandi namwe ndashaka kubashimira. Ndabashimira cyane uburyo munkurikira muri benshi kuri iyi channel ukuri nuku. Kandi uyu munsi rero mbafitiye agashya. Mbafitiye umutumirwa ugiye kuvuga imirimo y'Imana ko mubakirira. Hari icyo ushaka kubasaba. Muri abakunzi banjye murankurikira muri benshi, ariko nimukazajya mwibagirwa gusubscribinga kugira ngo ikiganiro kizajya gisohoka muzajye muhita mukibona. Kandi nanone muzaba munshyigikiye, muzaba munteye inkunga. Kimwe nuko hari n'uwagira n'ubundi bushobozi bwo gushobora kuntera inkunga, nawe yabikora, ntago bibujijwe. Reka mbabwire nomero yanjye nkitangira. Ni 0782 40 40 73. Ntabwo ikomeye. Rero ndabizi n'ubundi ngira abakunzi benshi bajya bashakisha aho banyuza kugira ngo bashobore kuntera inkunga. Byaba bikeneye mwaguye ubwami bw'Imana, kubera yuko utanze uburyo bwo gushobora guha umuvugabutumwa bwiza kugira ngo abubwirize ashobore kubukwirakwiza ku isi yose, nawe mujyanye iyo abanyabyaha bihannye, nawe bufitemo umugabane. Imana ibaha umugisha cyane, Imana ibagirire neza. Reka dusome ijambo ry'Imana mbere yuko twakira umutumirwa, riri mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana ibice 5 ku murongo wa 9 haranditse ngo ubwo twemera ibyo abantu bahamya, iby'Imana ihamya birabiruta. Haleluya! Iby'Imana ihamya birabiruta. Turabyemera ko ibyo abantu bahamya, ariko iby'Imana ihamya birabiruta. Nk'uko Imana ibaruta, nk'uko Imana iruta abantu, niko n'ibyo ihamya biruta ibyo abantu bahamya. Abantu bajya bahamya ibintu byinshi bijyanye n'ubumenyi bafite, bijyanye n'ibyo basobanukiwe, bijyanye n'ibirenze bazi bize, bafitiye impamyabushobozi, bafitiye impamyabumenyi z'ikirenga, bazi neza bakabihamya. Ariko nanone babihamya iby'Imana ihamya bigakomeza bikabiruta, birabiruta, birabirenga. Ndi kumwe rero n'umukozi w'Imana, ndi kumwe n'umuntu Imana yakoze ibitangaza mu buzima bwe, ndi kumwe n'umuntu uzi neza ayo mateka nabazaniye atari amahimbano, ndetse ntekereza ko hari n'abari bumukurikire n'abazamukurikira ubwo buhamya nabo babuzi neza, kuko n'umuntu uhora yuzuye amashimwe, yuzura amashimwe kandi agakunda guhamya imirimo y'Imana. None rero aje kuyihamiriza kuri cyano ukuri nuku, kugira ngo turusheho kumva ukuri kw'imirimo y'Imana. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ukuboko k'Uwiteka ni kwaheze ngo ananirwe gukiza. Uwiteka aracyakiza, Imana yacu iracyakora. Turakwishimiye rero mukozi w'Imana Flavius. Imana iguha umugisha, Imana iguha umugisha guhitamo kuza kuganira natwe. Icyo Imana yagushyize ku mutima, ndabizi ufite ubuhamya bwinshi. Ndabizi ufite ubuhamya bwinshi, ndabizi abantu b'Imana barahabwa umugisha uyu munsi. Imana iguha umugisha. Karibu rero, karibu. Shimye Imana cyane kuba hano kuri channel ya Pastor Muziranenge Patricia. Nshimye Imana, guhamya Imana ko iby'Imana ivuga bijya birenga iby'abantu. Haleluya! Banyita Flavia ko ndi umumama, murabibona. Ushimye Imana. Icyo rero navuga ko iby'Imana ivuga bishobora kurenga ku by'abantu, hari icyo naheraho mbibabwira. Yesu ashimwe cyane. Nigeze kurwara cyane, njya mu bitaro, njya muri koma mu 2003. Sinshaka kubyibagirwa. Mu 2003 abantu bakaza kunsura, uje yankubita ijisho akabona byarangiye. Ariko ku bantu byari byarangiye ku buryo bagezaho batinya no kugaruka kundeba, ku buryo bagezaho hakaza nk'umuntu umwe, ubundi haraza nk'abantu nk'ijana ku munsi. Hakaza umuntu umwe uje nawe akabwira undwaje atari kubura, urabona uyu muntu ari bukire, urabona uyu muntu azakira. Nuwari undwaje nta byiringiro yari afite byuko nakira, nanjye sinari nyumva, nari muri koma bimeze nabi, ariko
ku bantu byari byarangiye ariko ku Mana Haleluya, ku Mana ntabwo haleluya. byari birangiye. Haleluya. Rero ndashima Imana ko igira inzira nyinshi, ndashima Imana ko ikiza, ndashima Imana kugira Haleluya, neza. Najya mbabwira haleluya. nararwaye ndaremba ndapfa ndibagirana, n'abaganga ndetse baraza bandebye babwira uwo mukobwa bati rero turabona Flavia byarangiye. Mu by'ukuri wabonaga ko byarangiye. Ari umuganga nawe ni umuntu, ariko ndagira ngo mbabwire Imana ishobora byose. Haleluya. Haleluya. Turavuga Imana ivana mu rupfu igashyira kuba muzima. Haleluya. Igihe kimwe umuganga aravuga ati niyi serume rega dushatse twayimukuraho, ariko nyine nk'umuganga niko yayibonaga. Bayikuraho baragenda babona itakigenda, ntiyari ikigenda. Hashize iminsi 2 agarutse asanga Flavia yaregura amaso akareba nk'akanura. Abwira umukobwa wari undwaje atari ko noneho ati ndabona Flavia yareba, ati ndabona Flavia nkurikiza amaso akandeba, ati mbese arambaza ati Flavia turandeba iki? Abona ndamwenyuye ndasetse. Nari maze icyumweru muri koma. Haleluya. Najya mbabwira Imana izura mwa bantu mwe. Nabayeho abantu bazi ko ntashobora gukira. Nabayeho nararwaye muri icyo gihe, nanirwa guhumeka, nanirwa kureba, nanirwa kumva, nanirwa kuvuga, nta kintu na kimwe nakoraga, no kurya bacishaga muri za sonde. Ntabwo nanyeguka ngo ndajya kugira uko ni wenda nitunganya, murabyumva, nta kintu na kimwe kurya urumva byari sonde, ariko ndagira ngo mbabwire uyu munsi byose ndabikora. Haleluya. Kubera Imana. Uyu munsi naje nizanye meze neza, aya maboko yari yarahinamiranye, uyu munsi araha Imana icyubahiro, ndavuga kugira neza kw'Imana. Uyu munsi barantumira kuri channel z'abandi nkajyayo nkavuga kugira neza kw'Imana, tuvuga Imana twabonye, ntabwo ariyo twumvanye abandi. Haleluya. Ni Imana ikora, ni Imana. Umva reka mbabwire, ni Imana. Mu Befeso barayivuze cyane ngo ni Imana ibasha gukora ibiruta cyane ibyo twibwira n'ibyo dutekereza, ngo nk'uko imbaraga zayo ziri zidukoreramo. Mureke dushaka Uwiteka bigishoboka. Haleluya. Dushaka Uwiteka bigishoboka ko abanwa bishatse kuvuga ngo hari igihe atazaboneka. Mureke mbabwire Imana yacu ni nziza, Imana yacu iratabara. Ndajya nkubwire ntabwo nzi ibihe urimo, ariko ndavuga nshize amanga, ndavuga nkubwira ngo ni Imana yabasha kugukura aho hantu, ititaye ku gihe umazeyo, ititaye ku kuntu wabaye, kuko nifite spares z'umubiri wawe, nifite insimburangingo. Reka mbabwire nta muntu wabona insimburangingo, nta muntu wajya kurambura amaboko yari yarabaye atyo uyu munsi ameze guri, keretse Imana yonyine. Haleluya. N'uwantumiye wenyine ndamuzi ameze nabi, ari muri koma, ariko uyu munsi aratumira, uyu munsi aravuga Imana. Uyu munsi dushize amanga tuvuga ko ari Imana ikora, ko ari Imana itabara, kandi ko ari Imana ibabarira ibyaha, ko ari Imana igira neza. Turavuga kugira neza kw'Imana twabonye. Urakoze cyane Pastor. Imana igumugisha. Imana igumugisha mukozi w'Imana Flavia. Ariko urimo utanga ubuhamya, numvise nakubaza ikibazo. Kiriya gihe uri muri koma urembye, icyo gihe nyine bakubonaga yuko bakagukuraho na serumu, washoboraga kumenya ibirimo gukorwa, kubona nyine iyo serumu bayigukuramo, washoboraga kumva ibirimo kuvugwa, mbega wari umeze ute icyo gihe bagukuraho serumu? Nari muri koma, bivuze ngo nta kintu na kimwe numvaga, bo babwiraga uwari undwaje. Gusa ikintu numvishije nyuma y'iyo minsi 2, kuko barazaga bagasanga sinapfuye ngo batware muri morgue, baza bagasanga ndacyahumeka kwa kundi basize, ariko biraho bidashinga. Noneho nyuma y'iyo minsi 2 rero ku muganga aze mbona itaburiya y'umweru iciyeho, mukurikiza amaso gutya. Mukurikije amaso aravuga ati ariko noneho Flavia arareba, noneho Flavia arumva. Nanjye ngira gutya ndamwenyura kugira ngo babone ko nabumvishije ibyo bavuga, ariko mbere ibyo bakoraga byose ntabyo numvaga. Ndashima Imana rero, Imana ibasha kukugarura ako kantu ukumva utumvaga. Reka mbabwize ukuri, dukunda abantu, Imana igikoresha abantu, ariko mbabwire hari ibyo abantu batakora ariko Imana ikora. Yego. Nkurikije ku ijambo wasomye, yego,
hari ibintu Imana ikora abantu batabasha na gato, ariko Imana yishobora byose. urumva ko icyizere bo cyari cyarangiye cyane ndetse n'ibyo kugufasha bamaze kubikuraho cyane, hanyuma noneho bategereje yuko akuka kanyuma karangira. Mbese ubwo wari uriho nibura bomboni? nta kintu na kimwe nari nkiriho, bari babonye byararangiye ukurikije igihe nari maze mu bitaro, babona byararangiye, nta kintu na kimwe cyakoraga. Serumu niyo yonyine isigaye ndiho, ariko nayo bayinkuraho. Noneho wa mukobwa agasigara agacamo umuheha, agacishamo amata nk'agatonyanga, akaba ariko kagwa mu nda. Ibindi byose barabinkuyeho, ariko sinagira icyomba. Imana niyo ifite ubuzima bwawe mu biganza, niyo ifite ijambo rya nyuma ku buzima bwawe. Ntihazagira umuntu ugukanga, ntihazagira ukubeshya. Umuntu afite ibyo yagukorera, ariko afite n'ibyo atagukorera. Yego, ubushobozi bwose bufitwe n'Imana. Bufite n'Imana mu biganza byayo, kuko yishobora. None se mbwiza ukuri, uwo muganga n'uwo murwaza wawe bavuze iki babonye ubakurikiza amaso, bakabona ko ugihumeka, bakongera bakagaruka, bahise bongera bagaruka kukwitaho? Umurwaza wanjye we yari afite kwizera 100%, kandi yari n'umwana, yari umukobwa muto ufite imyaka 25, kuko ndibuka icyo gihe yigaga university. Yego, umuganga we rwose sinira muvuga, ariko ni bene wabo bavuga ngo ni umuspecialiste w'ikintu runaka, aricyo nari ndwaye, ariko byari byanze. Ariko ndagira nkubwiye, namukurikije amaso arumirwa, ahamagara umukobwa aramubwira ati atuzi ko Flavia yareba. Umukobwa aramubwira ngo erega ngo Flavia nta kintu yaba. Haleluya. Uriya mukobwa yari afite kwizera. Joy, ahantu uri Imana iguha umugisha ndagusabe. Uwo mukobwa yitwa Joy, aba muri Amerika, ariko yari afite kwizera kurenze, ku buryo nyizereye nge nari nararangije rwose, nta kwizera, nta gusenga. Mbese niyo mpamvu nabwiye ngo mushaka Uwiteka byishoboka ko abonwa. Mumwambaza akiri bugufi, uri mu byaha bivemo. Yego, haleluya, nicyo nababwira. Imana ni igitangaza cyane, Imana ni igitangaza. cyane. Ese ubwo ko wari uri paralize, amaguru n'amaboko udahina, umunwa waragiye ku ruhande, mu gutwi uri mu gutwi, basa ko mu gutwi kajya kagufasha, ndabizi mu gutwi karagufasha. niko ubwo umunwa uri mu gutwi. Mureka mbabwira, urabona uwo mwana w'umukobwa ukuntu yageragezaga cyane kugira ngo akantu gashobore kugaruka kageraho. Reka nkubwiye pastor, kandi uriya mukobwa yamishaga ukuntu meze, uzi ko ntirebaga, ntanize ko umunwa wagiye mu gutwi. Ntabyo wari uzi. Byagenze bite rero? Nkubwira ukuntu byagenze. Umunsi umwe haje umuntu acaho, mbona afite udusheke mu gashashi. Noneho nubonye ndatwibuka, menya ko nibuka agasheke. Ubwo narazutse, noneho haciyeho mbwira uwo mukobwa, mbwira uwo muntu nti nca amarenga kuri uwo muntu umusaba. Uwo mukobwa arambwira ati ariko nawe mbese urumva nko gusaba umuntu ikintu nk'icyo, abona ni nko kumukoza isoni, kumutesha agaciro. noneho sinavuga kubera umuntu wagenda, ndavuga nti nshyira hejuru cyane. Yesu ashimwe. Noneho uwo muntu avuga atoya ati reka tumuhe. Yego, aragenda afata ko dusheke ducamo duto cyane. Wa mukobwa aramubwira ngo ariko se ngo nubwo twamuhanga araturya, ngo urakirya gute? Undi ati ntacyo, reka muhegeragereze bimwinanirire. Aragiye azanye udusheke shyize ku isahane, yaciyemo duto. Mwabantu mwe, nashatse umunwa hano ndawubura, unashatse umunwa aha ndawubura, kugeza aho nagire mu gahanga ndawubura, njya hano ndawubura, nibuka kubaha ndawubura. Sinzi ukuntu nagiye numva umunwa urahangaha, mfata agasheke ndagasunika. Urumva ubwo ibijigo byari byaracangaha, ndagasunika karagenda kagera mu bijigo. Kageze mu bijigo numvisha agasukari, nkagira amenyo atyaye cyane, ndahekenya ntekenye, njye kuma numva ikintu ngo haleluya, umuntu ugarutse mu buryo. Murabona ko umuntu umeze nk'uwa pasiteri, murabona ko umuntu umeze nk'abandi turi kumwe hano. Yego, kubera Imana. Ibyo nta muntu, abantu twari kumwe bari barimo bavuga ngo se nubwo twakimuhara kirya gute. Ariko nge Imana niyo rizi ko biri bugende. Imana ikoresha agasheke. Ibi bivuze ngo Imana yakoresha ikintu cyose cyose, ubuzima bwawe bukagenda neza.
yakoresha umuntu uwo ari we wese ukagubwa neza. Yego. Ibi rero byanyibukije ijambo pastor, kankubwira ijambo ryanyibukije. Uribuka Yesu ajya kwa Mariya na Marita, Lazaro yarapfuye. Yego. Yagezeyo umwe muri bashiki ba Lazaro atariko ati iyo haba ubu ntabwo musaza wacu aba yarapfuye. Yego. Ariko hageze arababwira atariko sinababwiye ngo mwizere. Murabona ubwiza bw'Imana. Mwizere murabona ubwiza bw'Imana. Undi ati yego turizera ariko tuzi yuko mbese azazuka mu bapfuye. Ariko ikintu cyabaye arababwira ati mujya kunyereka aho bamushyize. Umwe aravuga kujyayo ntitubyanze ariko baranuka. Saza kwemera ko razananuka. Ntajyeyo. Nta kiba cyarakoretse. Yego. Nk'uko uriya muntu wampaye agasheke iyo yemera kutakama. Yego. Uyu muntu uba utaragarutse. Urabyumva? Mureke mbabwire. Uzi ko umuntu wawe wenyine yakubuza umugisha nk'uko yawuguhesha. Bariya bashiki ba Lazaro iyo babuza Yesu nawe akemera ntabwo Lazaro aba yarazutse. Uriya muntu iyo abuze uriya muntu wamaye agasheke ntakame uyu munwa ntuba waragarutse. Ariko ndashima Imana ko yamubwiye ati reka muha agasheke umunwa ukagaruka. Ndashima Imana ko igira neza cyane. Imana iguha umugisha cyane. Amen. Nuko rero ku ijambo twatangiriyeho byatubwiye ngo ubwo twemera ibyo abantu bahamya iby'Imana ihamya birabiruta. Ngira ngo murakurikiye neza ko Imana yakoze ibitangaza, yongeye kutugarura Flavia. Iba arimo kuvuga nanjye ndabizi neza, bizi neza atazi kugenda. Imana imukomereza amagufwa, Imana yongera kumuhagarika akagenda. Ubu ubwo nuko murimo mumubona yicaye ni umuntu muremure. Kureba rero umuntu muremure bamugendesha ni ikintu gikomeye cyane. Ariko Imana ni nziza, yashoboye kumukomereza amagufwa, akaba ashobora kugenda wenyine, akaba ashobora kwidrivinga mu modoka. Ni igitangaza, ni muzima hose rwose kuva mu gitwariro kugeza mu bworo bw'ikirenge. Mureke rero dushima Imana abadukurikiye. Imana ibaha umugisha kandi ikomeze kwagura imbago zanyu, mukomeze kugubwa neza. Ubu rero kubera ubu buhamya ngiye gusenga nsengera abarwayi. Umurwayi aho uri wese nanjye nzabaha ubuhamya yabukomojeho gatoya. Imana yaratuzuye. Imana ishobora kukuzura. Imana ishobora kuguhisha mu bwiza bwayo. Imana ishobora kukubera Imana ikagaragaza imbaraga zayo ku buzima bwawe. Kandi turi inyungu z'Imana, ntabwo turi ibihombo by'Imana. Reka rero nsengera abantu barwaye. Niba uri mu bitaro ukurikira ubu butumwa, niba uri mu rugo urwaye, niba urwaje, niba ufite umuntu ubona yuko adashobora kubaho, rero nagira ngo nkubwire ngo birashoboka. Ibidashobokera abantu ku Mana birashoboka. Imana ntihinduka. Yesu Kristo uko yari ari ejo n'uyu munsi niko ari kandi niko azahora. Icyo nkwifuriza ni ukumwizera. Nukumwizera, ukamwizera nk'umwami kandi ukamwizera nk'umucunguzi kandi ukamwizera nk'umukiza w'ubugingo bwawe, umukiza w'umubiri wawe, kuko byose Imana irabishoboye. Igihembura amabusinesses, igihembura ubuzima bw'abantu, igihembura agakiza k'abantu, igitanga kandi byose bitanga ku buntu. Wowe icyo usabwa gusa ni ukwizera, ukihana, ugakiranuka. Mana nkwaye icyubahiro, ndagushimiye kubw'ineza yawe. Urakoze kuri Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Kubw'isezerano wampaye ngo icyo wambohoreye, icyatumye umpagurutsa kiriya gihe ntari mpagurutse, icyatumye umvana muri iriya koma, ni ukugira ngo nanjye mbohora abandi ku isi. Mu izina rya Yesu. Hari abantu baryamye mu bitaro, hari abaryamye mu ngo barwaye indwara bavuga ngo ntago zikira. Imana yacu nta ndwara idakiza. Mberekejeho ibiganza mu izina rya Yesu. Ntumye ijambo ryawe rikiza kugira ngo Mwami ubakize, ubakirize imibiri, ubakirize imitima, ubakirize amarangamutima mu izina rya Yesu. Ubakirize n'ibifatika kuko nabyo umwanzi ajya bivogera bikabura bikarengera rwose. Mwami ndagusabye kugira ngo bakize mu buryo bwose kandi ugaragaza imbaraga zawe zikomeye nkuko wazigaragaje kuri Flavia tumaze kumva muri aka kanya. Ndagusabye kugira ngo uzigaragaze ku wundi umeze nkawe cyangwa n'uri hanyuma ye. Uri Imana ikura mu rupfu, uri Imana ivana mu mva, umuntu agashobora kubaho. Icyubahiro nishimwe n'ibyawe kuri Imana ishobora byose. Tuguhaye icyubahiro Mwami, ndagushimiye kubw'ineza yawe mu izina rya Yesu. Amen. Shalom, shalom. Uwiteka abaha umugisha, abishimire kandi mugubwe neza.